maze nuko nyine imoto irangonga ubwonko nyine bwavuyemo nyine ubwo abaganga nyine bafata ubwo bafashe ubundi bwonko nyine bw'umuntu kanaka yego wenda utaragize nk'ikibazo wenda utarahungabanye ubwo bashyiramo ubundi simbizi nyine uko Imana ibigenza yego Imana iyo yashatse kubaho rero igwa amahirwe ukabaho rero nyine ubwo bibagenze bityo bakajya barara nyine banyongeza umwuka za bombo nini naryaga nyine umva ntago najyaga njya mbese ni ibintu byo mbese The Zoom TV 24. ndabasuje cyane bakunzi wa The Zoom TV 24 nje muri kumwe n'Ingabire Gloria hanyuma nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu Ezekia nkuko mubibona ni umusore ushyitse kandi ushima Imana gusa afite ubuhamya bukomeye kandi bubabaje yaje guhura n'ikibazo biba ngombwa ko ubwonko bwe babukuramo ukamushyira mu bundi ni inkuru ndende kandi ni inkuru ibabaje iteye agahinda byinshi araza kubibwira reka mwakireze cyenda kwakiriye murakoze cyane atangiye twibwira amazina yawe witwa nde banyita Himbazwe Ezekia navukiye Rubavu ndetse 2003 yego tariki ya mbere z'ukwa mbere yego nyine murumva ndacyari mutoya ntago nyine ntago bigize cyane nyine yaho nyine twaje no i Kigali nyine bitewe n'akazi nyine umukecuru akora Ezekiel nkuko nane bikomojeho nigeze kuvuga ko ufite ubuhamya bukomeye kandi bubabaje yego nguhaye ikaze watangira katubwira se byavuye kugira ngo uze guhana n'ibibazo bikomeye nk'ibyo nageze gukomoza ku bwonko bwawe bigeze kubukuramo bakagushyiramo ubundi uratubwira uko byatangiye nyine uratubwira ubuhamya bwawe bwose ndakwakiriye murakoze yego mbese mu rugo twebwe uburyo twari tubayeho twari dutunzwe nyine na resitora ubundi twe turabarokore mu bisanzwe yego none nyine umukecuru akajya ajya gucuruza nyine natwe tujya kuzana ibyo kurya nyine kuri resitora kuko nyine urumva ucuruza resitora ntabwo wakirirwa uteka mu rugo yego tujya kuzana ibyo kurya nyine bakuru banjye bakamerekeza bakabaherekeza nyine bakajya kuzana ibyo kurya gutyo nyine umunsi umwe twari tugiye nyine kuzana ibyo kurya mukuru wanjye bamerekeje ndi kugenda mu muhanda nyine ngeze muri rompuwe ya Gisenyi yego kuri brasserie maze nuko nyine imoto irangonga ubwonko havamo ubwonko bukeya abantu nyine hari abagabo nyine kwa kundi abantu baba bari gushaka ubuzima nyine baraza baramungiza mbese nabaye nk'umuntu wapfuye baramungiza gira bate mbese ubwonko mbese nabaye nk'umuntu wapfuye pe nuko mu nyine umuviye araza nyine aramfata banjyana kwa muganga nyine banjyana mbese navuga ko ku bitaro byari byegereye aho hafi ariko navuga noneho nyine babona bitakunda nyine aravuga ati uyu mwana ntabwo byakunda bampa transfert njya kwa muganga ku bitaro uko nyine ubwo nyine bikomeza bibaho umubyeyi nyine mere avuga ati umwana we yapfuye byarangiye ati rwose nta kindi gisigaye umwana yapfuye byarangiye rero avuga ati umwana wanjye ntabwo afite isezerano ryo gupfa umwana wanjye Imana ntabwo yambwiye ko azapfa ati yampaye isezerano ko umwana wanjye azabaho nuko nyine rero hano baganga bavuga ati kuko ibi birashoboka ntabwo umwana we yakira ati byarangiye abantu nyine navuga ati ngo banagiye no gucukura icyobo umukecuru avuga ati wapi nge ntibibaho ntabwo umwana wanjye ntabwo yapfuye nyine mwana sinzi uko ibigenza abaganga nyine bakora operasiyo zabo nyine gutyo barakomeza nyine ubwo twamaze amezi 6 mu bitaro yego nuko nyine ababyeyi akomeza nyine bararaza ubwo nyine nta nyine urumva ubuzima bwari ntabwo ko nyine twari dutunzwe na resitora kandi ababyeyi ari kumbaho bararaga bicaye bakarara bahagaze mbese ntago basinzaga ngo baryame mbese nyine byari ibintu bikomeye mbese byari ibintu bikomeye pe noneho
no nyine ubwo ngubwo ubuzima ari nabwo no nyine ubwo twari tubayeho nabwo bakuru banjye urumva basigaye mu rugo none tubaho nyine Imana ikajya ikora itangaza wenda nyine rimwe na rimwe bikongera nyine bigatema bigasaduka bakongera bagasana kongera bigasaduka bakongera bagasana maze nuko nyine umukecuru akomeza bambaho na viye no nyine ubwo babaga bari kujya nyine barabivuraga ikongera ikagira mere Imana yamubwira ati genda ufite amasengesho y'iminsi 3 umukecuru aragenda arayasenga maze kujya kuyasenga nyine Imana yamubwira ati mwana wanjye ati umwana wawe ndamugushubije ati warankoreye ntabwo umwana wawe natuma apfa ati warankoreye kandi nawe azakorera Imana nuko nyine umukecuru aje nyine ubwo nyine urumva ubwo amezi yari kugenda ubwo turacyari mu bitaro ubwo noneho hana nyine ubwo nyine bikomeza kugenda gutyo umukecuru avuye mu masengesho akora umunsi wa mbere akora umunsi wa kabiri iminsi wa gatatu ubwo aragaruka nyine ubwo urumva yarashunje ananiwe ameze ati noneho ubwo umukecuru nyine Imana ubwo bakajya bambaza ati si uyu muntu uramuzi nyine ubwo urumva nawe ntangiye gutsimbuka buhoro kajya bambaza ati si uyu muntu uramuzi ariko nyine dusuye gato nyine mbere yuko nyine nsimbuka namanje navuga ati ngo ndi gusenga nyine ngo ndi kubona abantu nyine bambaye ibyera noneho nyine barambaza ati si uyu muntu uramuzi nyine maze gutsimbuka umva nawe mvuye muri koma ati si uyu muntu uramuzi bakambaza nyine nkavuga kubw'Imana nyine nkavuga ati uyu ni kanaka ati uyu ni viye uyu ni mere ati Imana ishimwe ati Imana ishimwe uko nyine bigenda utyo nyine ngomeza ndwariraho hari abantu benshi bapfiriye mu ibyo bitaro benshi cyane ariko nyine ngiye kubw'Imana irandokora mbaho nyine ubwo ngubwo birakomeza umukecuru ubwo ngubwo baramvura nyine ubwo nyine bigeze umukecuru ngajya gufata andi masengesho y'iminsi 3 Imana yamubwira ati umwana wawe atimaye ikimenyetso cy'uko uyu munsi arava mu bitaro umukecuru ashima Imana avuga ati Imana ihimbazwe ubwo none umukecuru nyine nk'ejo araza nyine abaganga bamubwira ati umwana wawe atari gukira mbese atari gukira rwose turabona ari gukira ati mugire mukugire muzamujyane kujya muramwomoza buhoro bizagenda biza ubwo banjyanye mu rugo nyine urumva ntago nakira neza nyine mbese ndacyafite ibintu nyine by'ipfuko ku mutwe nyine baranjyana akajya banjyana nyine ahantu bakajya bajya kunyomoresha ahantu bita ikigufi nyine yari hafi y'ahantu ho dutuye kuri buraseri nyine yari hafi y'ahantu ho dutuye none bakajya bajya nyine kunyomoza no tena mukecuru ajya gusenga Imana yamubwira ati mwana wanjye ati kugira ngo wemere ko ndi Imana ivuga ikora ati umwana wawe urasanga igipfuko cyayavuyeho ubwo noneho nyine umukecuru haje nyine ndamubwira ati mere igipfuko kiyikuyeho nyine cyari cyarabaye nyine kivaho nyine inkovu asanga yumye habaye neza nyine ariko ntabwo nakira neza cyane nyine ku buryo yavuga ngo wenda nakize cyane ku buryo byagaragara nuko nyine bigenda utyo ariko nyine yari inkovu nini bakingunga amaso yaramanutse yarageze hano ku buryo nta muntu nabona amaso mbese yaramanutse yarageze hano ku buryo mbese narabaye mbese nararembye byatari hase nuko nyine baraganga ati uko iminsi izagenda yicuma umwana iryo gufa rizagenda rikura rizafatana Mera avuga ati koko uko Imana ikora ibitangaza mvuye mu bitaro cyo tuvuye mu bitaro tubaho utyo nyine hako nyine ntago twari twifashije n'ubuzima nyine ari rwange ngo tubaho ubwo ndakira
ngo ndakira nyine mukecuru akajya njyana gusenga ahantu bita Galilaya tukajya tujya gusenga nyine ubwo ngubwo urumva nyine Imana ibindoko y'icyo. Ezeki President ugeze kumbwira ko ukimara gukora accident ubwonko bwavuyemo. Ese ubwonko bwavuyemo ubaho? Ese bagukuye aho ngaho wumva cyangwa waraguye muri koma? Ni nkaho naguye muri koma, ntabwo ari nkaho naguye muri koma pe, napfuye byarangiye. Hapfuye byarangiye kuko ngewe amateka yanjye ntabwo izina Ezekiya ntabwo ari izina ryapfuye kuza, kuko njye navutse tariki ya 1 z'ukwa mbere igihe nari gusasanga baranyise Bunani sibyo, ariko kubw'izina ry'Imana nyine Imana buri hari ikibe yaragusigarije, hari n'impamvu Imana yaba yashatse ko mumamagara. Imana iribwira umukecuru witwa Dera niwe wanyise iryo zina Ezekiya. Uri mukuru ati mwite himbazwe Ezekiya. Nuko Imana nyine gutyo ubwonko nyine bwavuyemo nyine ubwo abaganga nyine bafashe ubundi bwonko nyine bw'umuntu kanaka wenda utaragize nk'ikibazo wenda utarahungabanye ubwo bashyiramo ubundi, simbizi nyine uko Imana ibigenza. Imana iyo yashatse kubaho rero iguha amahirwe ukabaho. Rero nyine ubwo bibagenze bityo akajya barara nyine banyongeza umwuka za bomboni naryaga nyine uba ntabwo najyaga njya mbese ni ibintu byo mbese nariraga muri serumu, niko navuga nariraga muri serumu nimba mbese ntabwo navugaga ntabwo narebaga ntabwo najyaga, mbese ni Imana yabikoze muri make. None se ubwo bwonko bwawe bwaguye hasi barabubona ko bwavuyemo? Barabutoraguye nyine bwaguyemo, mbese uwo munsi amaraso yaratakaye, amaraso menshi, nyine uzi ko umuntu agira amaraso menshi cyane pe, amaraso yabaye menshi, ubwonko buratakara ku buryo ukabubona neza cyane. Ni ukuvuga ngo ubwo bwonko bwawe ntabwo ari bwagushyizemo, bagushyizemo bw'undi muntu. Uwo muntu mwari muziranye waguhaye ubwonko? Oya, umugira neza. None se Ezekiya ko ugeze kumbwira ko mwari mutifashije igihe cyose wamaze mu bitaro cyanganaga gute? Ese ninde wagufashaga, ninde wabibafashijemo? Amezi 6 mu bitaro. Yego. Naye nkubajije nti ninde wabigufashagamo ko wambwiye ko mutari mwishoboye? Ntabwo ndi kumva neza. Ko wambwiye ko mutari mwishoboye, ninde wabishyuriye ibitaro muri mezi yose wabaye kwa muganga? Ubushobozi mwabukuye he? Ese ibyo bitaro warwariyemo ni ibihe? Nari ndwaye ku bitaro nyine iriye Gisenyi, ibitaro byo mu mujyi. Nene ni ukugenda nyine mukecuru aguzaguza amadeni, nta kintu nyine arafite nyine nta kintu nyine, mbese nta n'ikintu umuntu aba ariho tu, nta kintu ntacyo pe, nta kigenda nyine. Umubyeyi nyine ni amadeni nyine akagenda aguzaguza, ubwo nyine Imana ikoze ibitangaza nyine. Ubwo umubyeyi sinzi uko yayishyuye, kubwo Imana ikora ibitangaza, mbona mbayeho cyo. Naho ubundi ubwonko bwo kabisa warabubonaga neza cyane, kujya uhanagenda ukavuga ati dore ubwonko bumuvuyemo, ukabubona. None se Ezekiya, karame, igihe cyose wamaze mu bitaro amezi 6 wari uri muri koma cyangwa warumvaga? Ese waje kuva muri koma ryari? Ubwo urumva nyine mwayo mezi 6, ubwo amezi 6 nyine ubwo urumva mwayo mezi 6 harimo kuba narindi muri koma no kuba narasezerewe nkataha. Hanyuma se Ezekiya, karame, abaganga bakigushyikiriza kwa muganga uwo mwanya ukimara gukora accident, babwiye ababyeyi bawe kuri bubeho? Ese umubyeyi we wabonaga kuri bubeho? Ese mbese ni iki abaganga babwiye ukihagera aho ngaho? Ni iki abaganga babwiye ababyeyi bawe? Cyane ko mukecuru aravuze ati umwana we ntabwo arakira rwose, anamufuta. Nari napfuye, mbese nkubwire ngo ni cyaga umuntu ava mu bapfu akaza mu bazima. Nari napfuye pe.
cyane ko abantu nyine bavuga ko Imana idakora ariko Imana iriho, abantu bashake babyemere, Imana babyemere babyange, Imana iriho rwose. Jewe Imana yankuye mu bapfu inzana mu bazima, Imana iriho pe, nari napfuye byarangiye, nta kuka nta mwuka naki, ariko mukecuru avuga ati mu izina rya Yesu njye umwana wanjye arakira, arabyizera kandi koko pe mbaho ndakira. ni ukuvuga ngo abaganga nabo bambwiye mama we ko utari bubeho, babonaga ko utari bubeho, baravuze ati rwose ntabwo abaho, ati ni ugupfa kureba nyine, mbese nk'ukuntu umuntu akubwira ati yanga kuguca intege, yanga kuguca intege, turi kubona nyine reka tumubye reka tureke n'ubundi, mbese nk'aho bavuga ati n'ubundi yanapfishije, reka tupfe kumwereka nyine ko ntako tutagize wenda apfe, yapfe ariko ntako tutagenje. Umubyeyi aravuga ati mwumvurire umwana akire, ntabwo ati umwana wanjye arakira azabaho. Umva nawe nyine umuntu nyine umwana wawe n'ikibazo aba yabaye nk'umusazi, nawe anavuga ko uyu muntu yasaze. yego, ariko kubw'Imana, Imana aravuga ati ntago ari njye wamwise Ezekiya, ati Imana iyo wamwise Ezekiya, ati Imana kuki wamwisubiza, ati ibi ntibibaho. Uko umubyeyi nyine gutyo, ubwo nyine Imana ikora ibitangaza. Umubyeyi nyine aravuga ati araharaza, ubwo Imana nyimbesha wucyo nyine, sinzi ubwo ngubwo Imana icyo yateganyije. yego. None se dusubiye inyuma gatoya, bakimara kugeza kwa muganga nibwo bahise fata umwanzuro wo kukubaga, cyangwa wamaze iminsi ngaho bahise baguha ubufasha bw'ibanze? Kuko urumva ubwonko bwari bwasohotse, wari urgence, niwe bufasha baguhaye bw'ibanze. Icyo gihe nyine bahise bambaga. Yego, bahise bakubaga ako kanya ukigerayo. Bankoreye operasiyo. Bakubagiye ku bihe bitaro? Ni ibitaro bya Gisenyi. Ubundi ni aho wabanje cyangwa aho ngaho wagiye nyuma? Ku bitero bya Gisenyi mu mugi. Okay. Hopital. Okay. Niho bakubagiye. Okay. None se bakimara kukubaga aryambwe ko afite imyaka 6? Nari ndi muto cyane, imyaka 6. Yego. Bakimara kukubaga nibwo wahise wogeze uhindura ibitaro se, cyangwa gumye aho ngaho wari uri kugeza ubwo uhakiriye? Nagumye aho ngaho. Nagumye aho ngaho wari uri? Nagumye aho ngaho narindi. Wumvaga uzongera ukabaho? Ubwo urumva nyine kongera kumva ko nzabaho, urumva nyine nari umwana, nari igitambambuga. Yego. Nari nyiri umwana nyine, wene nge sinzi ibiri kumbaho, sibyo? Ngo nyine Imana nyine yambeshijeho nyine, ubundi weho niyo waba udashaka kubaho, Imana si ngombwa ngo wonge kugisha inama ngo mwana wanjye gushaka kubaho cyane ntabyo ushaka, kuko Imana si umuntu ntabwo yivumbura. Byanze bikunze ibyo yagusezeranyije ugomba kubisohoza, wanga wakunda, wacisha mu yenzira ngo wiyahure, wagira ute, ugomba kunabaho ye. Yego. Imana imbeshaho. Mukecuru wanjye yashima Imana, Imana imbeshaho. By'abantu benshi bajye banangarira bakavuga ati wa mwana we, ati rwose Imana yakurokoye. Yego. Tuzayikorere. Ariko nanjye niyo mpamvu rero Imana nzayikorera n'umutima wanjye wose. Kuko cyane ko Dawidi agiye gutanga abwiye umwana we ati mwana wanjye Imana yawe Salomo, ati mwana wanjye Salomo Imana Dawidi yakoreye, nawe aba ariyo uzakorera mwana wanjye. Rero hanyuma Imana yaviye kuko ariyo yanyijije. Yego. Nanjye niyo nzakorera. Kandi koko ibitangaza biriho, ntazajya n'umuntu uzakubeshya njye nari mu bapfu napfuye. Ukuntu wambajije ngo ubwonko bwavuyemo koko. Yego. Abantu barambonye, abantu bo twadwerukana nyiri umwana barambonye barumirwa, bavuga ati ibi ngibi ntibishoboka, barumirwa, avuga ati wa mwana uri umurame. Yego. Ta mwana uri umurame. Imana iriho kandi irakora. Yenda ngira mbwira abantu ko Imana iriho kandi ikora, Imana irakomeye, iriho irakora pe. Yego. Ugeze kumbwira ko ukiri kwa muganga bari bacukuye baguze n'imva, bumvaga ko byarangiye, kandi koko nanjye uri kuganiriza mu by'ukuri umwana wanjye uretse gushaka padiri akagusabira misa mbaye ndi umugaturika kuko naba numva byarangiye. Hanyuma bari bacukuye, byari nyine byagenze gute bakimara kumva iyo nkuru? Koko baracukuye bagura niva byose birarangira? Baracukuye ubwo nyine, ubwo n'imihango yo kugura isanduku ubwo yari iri hafi kuza n'umusaraba byose ngo bashinge hejuru mpfe birangire. Mukecuru avuga ati wapi,
yego wenda hari umuntu ushobora kubivuga akavuga ati ibi ntibishoboka, ati ibi ntibiba, ariko Imana iriho, Imana irakora, na n'ubu iracyafite akaboko kayo, iracyakora, wabyanga wabyemera, ibyaha byose twakora Imana ibiri kutureba, Imana iriho irakora, kandi hari abo yazuye, hari abo yazuye. yego none se iyo nkovu yawe iri mu mutwe naho ngaho yari igeze cyangwa byari byuzuye umutwe hose ku buryo byagize n'ikindi gice cy'umutwe byangiza inyuma? Ni ukuvuga ngo barangunze nyine, ubwo urumva kino gisikara cyose cy'imbere nyine cyari cyaravuyeho. Yego kuko nyine nanga byarahageraga nyine, mbese ni ikinuze, byari ibibande byo bari barazirikishije umutwe, mbese hari ari amaso gusa yasigaye, niko navuga. Sinarebaga, nuko nyine ubwo ngubwo urumva nyine igisikara nyine cyose cyaratabutse nyine, ubwo ngubwo nawe urabyumva, ku buryo wagenda ugahengerezamo ukabona unakeneye no gukora investigation ku muntu utabizi, ukagenda ukavuga ati murebe aho ubwonko buba, ati murebe ahantu ati ko amagufa ameze, ati murebe imitsi ye, ku buryo wagenda ugahengerezamo rwose, ukaba wanakoza mu kuboko ugakoramo. Ariko Imana irandinda ibyo byose. Abaganga arambwira ati wa mwana ati kugenda uzajya ukura, ati kugenda uzajya ukura, ati gufa rizagenda riterana mpaka ati n'ubu umugabo erega nkiri umwana ntabwo ari gucyari hangana, hari hanini nyine, ubwo Kristo arandokora, bigenda icyo nyine, abundi ku bana niho hari hanini pe. Hanyuma Ezekiya, bakugonze ufite imyaka 6, watangiye kwiga ryari? Tangiye kwiga ryari? Tangiye kwiga mfite imyaka nka 10 aya, nk'imyaka nk'8 reka mvuga iki. Hanyuma wabashije kwiga urafata, nta ngaruka bijya bikugiraho mu masomo yawe uri kwiga? Ntabwo byajyaga bikugiraho ingaruka uri kwiga? Oya, nkawe wese ukomeze nanjye nikomeze kutekereza, niko wenda kwa kundi ndavuga ngo nkasi byibuze ngo wenda ntago ajyagiraho, ngo wenda akagira akabazo ko gusara. Oya, ndi umuntu muzima, komeze nk'ishuri rwose ndatsinda nta kibazo, umuntu muzima ko yamera, nanjye nikomeze rwose. None se ubwo Imana yakurokorera kugira ukorwe n'isoni? Ntabwo bibaho. Hanyuma Ezekiya, nihe nama wagira abantu batizera Imana, abantu bumva ko Imana idakora? Ni nk'ihe nama wabagira? Rwose ni ukuri abantu turibeshya cyane. Imana niyo iriho, wavuga ko Imana iriho, wavuga ko itariho, wayizera. Imana iriho, Imana iriho, waba uri umusilamu, waba uri umubudiste nyine, waba uri umukatolike, wewe menya ko Imana iriho. Erega hari n'igihe mba ndeba filime n'abahindi ubwabo kumva rivugiye ngo oh my god, kumva rivugiye ngo Mana yanjye. Kandi mu by'ukuri Imana iriho. Njye aba bantu ndababwira ati mwa bantu mwe, Imana iriho irakora. Njye nari napfuye mva mu bapfuye mba muzima. Imana niyo yandokoye, Imana niyo ndokoye, nari umupfu napfuye neza. Rero iyo Imana itari yakwereka ko, iyo Imana itari yakwereka ko ukeneye kuyizera, buriya iyo ushaka kugira ngo wigire, mbese Imana yo ibishaka kugira ngo tuba abantu beza bazima, ariko tugashaka kugenda tunaniranye nyine. Iyo ushaka nyine kwereka nyine ko ikurenzeho, nyine bwira bikwereka nyine ubwo ushaka kugira ngo Imana iriho. Nawe nimba igufiteho umugambi, ukaba warashatse kugira ngo mbese ushake gutatira. Nimba narabaga muri korari ukayivamo, kavuga ati ibisi ni ibiki, nk'abare bitwaje za corona, ariko mu by'ukuri Imana iriho irakorana n'ubu, kandi Imana iriho irakora pe. Kunjye Imana yanyijije, sinjye yakijije gusa, hari n'abandi yakijije. Urumva, hari abavuye mu byaro kandi nabo baba babyiyiziye,
imana ikaba yaraturutse kure rwose, ariko nyine ubwo kubera ubwo ibyo bintu yabonye akabigika ku ruhande, akavuga ati kwiryohereza nyine, akumva ko nyine kwirirwa nyine yarasunda mu kabari n'iki byose ari byo bimugize bibese bimushimishije. Ariko menya ko aho uri hose Imana igufiteho umugambi. Njyewe himbazwe Ezekiya nijye ubivuga, njyewe rwose nari napfuye narembye, si iby'inkuru mbarirano. Abandebaga nibo babikubwira neza, ibintu ni bike mbabwiye. Abanderaga nibo babizi, na mukuru wanjye bose barabizi, nibo babizi rwose. Hanyuma Ezekiya, tugana ku musozo, ni nk'iki wabwira abanyarwanda bakeneye kugufasha n'ubuhe bufasha ukeneye? Umuntu yifuza kugufasha yaguha ubuhe bufasha? Wifuza kumfasha biterwa n'uko yishoboje. Nta muntu, mbese biterwa n'uko weho wumvishe ubutumwa uko bugukozeho. Sindi umwanditsi w'ibitabo, ariko Imana niyo, hari impamvu Imana yanzanye hano. Hari abishaka kugira ngo hari abari bangiye kuryama ariko bongeye kubyuka, wenda bakongera bakubura umutwe. Urumva, ingiye ujya ukunda gusenga isengesho ngo iyo turyamye nijoro tuba tumeze nk'intumbi zegetse pe, tuba tumeze nk'intumbi, ntabwo buri muzima, kuko uba wasinziriye utazi n'ibiri kugukorerwaho. Ariko Imana iraturinda, ikagira ute, ikadufasha. Ariko cyane cyane ndashimira ababyeyi n'abantu. Papa Jean Claude rwose ndamushimira, natwe n'umugabo ndamushimira, na Mere Stefanane Zibyayo ndabashimira cyane, bambaye hafi. Ntabwo banyinubwe ngo bavuge tingi, urumva, ngo bavuge tingi iki cyana, ngo uyu mwana ngo aratunaniye, ngo n'ibyo byose ngo reka tumujugunye. Nakoze amanyanga menshi, nkora amakosa menshi, cyane cyane na mukuru wanjye Mazimaka Emmanuel. Kwako nyine Mazimaka Emmanuel nyine mbese niryo zina ry'ababyeyi, ariko nyine abamuzi nyine benshi bamwitaga Parata. Mbese ndababwira abantu mwese, ndababwira mbese Imana. Nari nkubajije ngo umuntu uri kukureba nonaha yaguhuye ubufasha, urifuza ubuhe bufasha? Ubufasha yamfasha nyine, biterwa n'uko ashoje nyine, yama ibiceri nyine, uko Imana yamushoboza nyine, uko yakumva nyine ubutumwa bwanjye bumukozeho. Uko nyine mbese nuko nyine wakenera kumfasha nyine, mfite nimero yanjye ya telefone 0788 95 22 310. Kanze nyisubiremo 0788 95 22 310. Ezekiel, kangushimire cyane, twabanye kuva dutangiye kugeza dusoje kino kiganiro. Nshimiye n'abanyarwanda bose twari turi kumwe, by'umwihariko abakunzi ba Dezum TV 24, ndabashimiye ko mwakomeje kubana nanjye kugeza ikiganiro kirangiye. Ndabashimiye ari Ingabire Gloria n'umutumirwa wanjye Ezekiel, ngaho gira ubutumwa usigiramo abanyarwanda. Murakoze. Ubutumwa nabasigira nyine, mbese hari abantu nyine bashatse gutandukira, bibagirwa Imana. Kandi mu by'ukuri hari umuntu wavuze ati nibyo byose Imana ninyiza ngo nzayishima. Ariko nawe wibagiwe hahandi wari uri muri rwa rufunzo, handi wari wihishe. Ongera wibuke ya Mana wabwiye ati erega niyo utakirirwa utakira Imana, ubwo yagufasha ibishaka. Hari abantu rero bishyiraho umugogoro kumva ngo Mana ngo nunyiza ngo nzagushima, nzaguha amaturo. Imana buri kuwiga umuhigo n'uwigure butwa no kutawiga. Bantu mwibagiwe Imana, mumenye ko Imana ikiriho kandi namwe murabizi. Imana iracyakora. Nawe utarakanda subscribe, kanda ako kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.